Nshuti bakunzi bacu, nshuti barinda ubuzima bwawe, ikaze nanone mu biganiro by'uyu munsi. Uyu munsi twabateguriye umumaro cyangwa se akamaro k'uruhu rwacu. N'indwara kandi rushobora kurwara, ibibazo rushobora kugira n'uburyo dushobora kubivura dukoresheje ibyo Imana yaremye muri rusange duturanye, dukoraho, duhinga, bya bindi bisanzwe. Karibu rero mu kiganiro, njyewe nitwa Nizikazi yake Benjamin. Uruhu rufite ibice bitatu by'ingenzi. Hari igice cy'ahagana inyuma aricyo kitubona, hari igice cyo hagati, hari n'igice cy'imbere cyane. Ibyo byose uko bitondekanye bigiye bifite imimaro ijya guhura ariko inatandukanye. Hari aho bigenda bihurira ariko biranatandukanye cyane. Uruhu kandi niyo organ cyangwa urwungano runini kurusha izindi. Ni runini bitewe n'uko hafi y'umubiri wose ukikijwe kandi uzengurutswe n'uruhu rwacu. Imwe mu mimaro y'uruhu twabateguriye uyu munsi. Umwe mu mumaro wa mbere kandi ukomeye ni cyo bita excretion. Excretion ni iki? Ni ugusora imyanda, waste substances. Urugero ni nk'ibyo bita urea, imyunyu itari ikenewe cyangwa amazi yabaye menshi, imyunyu yabaye myinshi mu mubiri, imyanda. Ibyo byose bisohokera mu byo bita sweat cyangwa ibyuya. Ibyuya nabyo bisohokera mu twenge tw'uruhu tugaragara ukoresheje icyo bita rupe. Ukadukurura tukaba tunini cyane, ubasha kutubona ku ruhu rwacu. Muri utwo twenge niho habasha gucamo ibyuya. Ibyuya nabyo bikaba birimo, hashobora kuba ari amazi yabaye menshi mu mubiri ari gusohoka, hashobora kuba ari imyunyu yabaye myinshi mu mubiri iri gusohoka, hashobora kuba ari iyindi myanda idakenewe mu mubiri, byose bigasohokera mu ruhu tukabibona bimeze nk'ibyuya, ariko ari umumaro ukomeye uruhu rwatugiriye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, uruhu rukora as sensory organ. Rubasha kumva bitewe n'uko ruriho icyo bita nerves cyangwa se imikoranire ya hafi y'ubwonko. Selile zigize ubwonko zikora urwungano rushinzwe itumanaho amakuru. Yakira amakuru, irayumva. Uruhu rwumva amakuru yose akikije umuntu. Urugero, umuntu iyo ahiye arabyumva akiruka. Iyo hari ikimukozeho arabyumva. Iyo ahantu hashyushye, iyo hari ubukonje burenze, iyo hari ibintu bidasanzwe, umuyaga, ibyo byose uruhu rubasha kubyumva bitewe n'uko uruhu rugiye rufite icyo bita nerve cells, nerve endings. Ni imikorane, ni utuntu tw'udutsi ariko twakwita ngo ni udushamishami tw'ubwonko tugize urwungano rushinzwe itumanaho mu mubiri n'imikoranire. Ibyo rero bikaba bikorana na hafi n'ubwonko, cyangwa se dushatse twanavuga ko ari cells z'ubwonko. Ibyo bituma rero umuntu abasha guhunga hari ibibazo. Urugero, ibimukozeho kandi bihanda, amahwa n'ibindi, asitaye, ahiye, akubiswe n'ibindi. Ibyo uruhu ruradufasha kumva ibyo ari byo, hanyuma tugahunga.
icya gatatu, protection. Uruhu rubasha kurinda umubiri wacu ko hakinjirwamo n'izindi microbes cyangwa se tundi tunyabuzima tudasanzwe tubi dushobora kwangiza umubiri wacu. Uruhu rwose ruradufasha ntitwinjiremo, bitewe n'uko rukikije umubiri wose. Uruhu ruraturinda ntihagire ikibasha kwinjira tutabimenye. Rurinda kandi rugafasha mu gihe umuntu yagize ibibazo byo kumagana, kumirana, uruhu rukaba dry. Ikindi kandi uruhu rutanga melanine cyangwa se ni imisemburo ngengamubiri, melanine hormone, ishinzwe gutuma uruhu rujya kwirabura ngo rube umukara. Ibyo bigatuma uruhu rwacu rurindwa izuba ntirirwangize cyane. Ubwo ni bwa burinzi rero uruhu rufite. Ikindi kandi uruhu rubasha kurinda kanseri umubiri hafi ya wose, kuko nirwo rutangira izuba kugira ngo ritajya mu mubiri rihambaye, rugatangira imirasire radiation ngitabasha kujya mu mubiri ikomeye n'ibindi n'ibindi. Uruhu kandi rubasha gukora vitamine D rwifashishije izuba. Iyo vitamine D ni ingenzi cyane mu gukorwa ndetse no mu kurinda amagufa. Aho twari turi kuri protection, ukuntu uruhu ruturinda. Uruhu kandi rwakira amakuru, receptors. Rwakira amakuru avuye hanze rukayashyira ubwonko bukayasuzuma, hanyuma rugashaka icyakorwa. Ikindi, undi mumaro ukomeye cyane w'uruhu ni ukuringaniza ubushyuhe. Ubushyuhe bwacu mubona ko buhora inshuro nyinshi ari 37, 6, 8 gutyo. Niyo bigabanutsaho gake cyane. Buriya ni thermoregulation. Kuvuga ngo uruhu ruba rwadufashije mu kuringaniza ubushyuhe bw'umubiri, kandi uruhu kurwara kwarwo harimo ikibazo gikomeye cyane bitewe n'uko rukora imirimo ihambaye urundi rugingo rutadufasha ruramutse uruhu rudahari. Reka tuvugire hamwe ibyatuma uruhu rwacu rwangirika. Icya mbere ni izuba ryinshi. Umuntu wese agomba kwirinda izuba mu gihe ribaye ryinshi, kuko imirasire yo muri iyi myaka yacu yamaze kuba iremereye cyane bitewe n'uko akayunguruzo k'izuba kangiritse. Mu myaka hafi 50 ishize byabonetse ko akayungiro k'izuba karimo kwangirika. Kandi muri 2025 ubushakashatsi bwagaragaje ko abadamu bazaba bafite amabere 2 bazaba ari bakeya. Bizaba byaratewe ngo nuko izuba ryabaye ryinshi cyane. Noneho n'abadamu nabo bakaba bafite urwiganwa rwo kwigana, bakigana ibibi, bakajya bigana ibibi, bityo ntibambare mu gice cyo hejuru gitwikiriye amabere. Izuba rikarasira mu gituza ndetse no ku mabere, bigatuma barwara kanseri z'amabere mu buryo bworoshye, hanyuma bakayaca. Niyo mpamvu ubushakashatsi bwagaragaje ko mu mwaka wa 2025 abagore n'abakobwa bazajya bacibwa amabere bitewe na kanseri zatewe n'uruhu, zatewe n'izuba, bazaba ari benshi cyane. Ntukwiye kujya muri uwo mubare rero, kuko ubimenya hakiri kare.
ikindi undi mwanzi ukomeye w'uruhu ni ukutoga. Wambaza ati kutoga ni gute? Mu gihe cyose umuntu arangije amasaha 24 ataroga mu mutwe, uruhu ruba ruri kubangamirwa. Abenshi uzasanga barwaye ibishishi mu maso bitewe n'ingorane zo kutoga mu mutwe. Abenshi uzasanga barwaye gutonyoka ku ruhu bitewe n'uko batoga mu mutwe cyangwa n'ahandi ku ruhu. Abenshi ariko baba bari kuziga mu mutungo w'umusatsi bakavuga bati ibi bisuko byanyimishyizeho vuba sinakoga. Nyamara imyanda isohoka mu bwonko ari myinshi cyane inyura mu mutwe, bisaba kuyikuramo buri munsi. Rero iyo washyizeho ibisuko ushobora kumara n'iminsi utoze, icyumweru, ukwezi, amezi. Ibyo byangiza uruhu cyane, bikanangiza ubwonko cyane, ku buryo ubwonko bushobora no kurwara ibibyimba bitewe n'uko imyanda yabwo bwabuze aho buyicisha, yarangiza yagera ku ruhu ibuze ahica, wanze kuyikuramo bitewe n'uko utahoga igahita yisubirira mu bwonko. Ntabwo ari byiza kwiyogesha ibyo bogesha mu mutwe by'abantu bafite ibisuko, ahubwo ni byiza kogesha amazi meza n'isabune. Ngayo nguko rero njye nahise mbona neza ko ari nayo impamvu Imana yavuze ngo umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, ngubu wo kuboha imisatsi. Kuko yari yabibonye iravuga iti nibaboha imisatsi ntibazoga mu mutwe, nibatoga mu mutwe bazarwara indwara zo mu maso n'indwara zo ku ruhu ndetse n'indwara z'ubwonko, bitera ibibazo bikomeye cyane. Rero ikindi kibazo cyugarije uruhu ni ugusigaho ibintu byangiza ndetse no gutobora. Harimo amatatuwaje, harimo gutobora amatwi, amazuru, indimi n'ibindi. Ibyo byose byangiza uruhu cyane ku buryo bishobora no kuzana kubora k'uruhu bigatera kanseri. Ni ibibazo bikomeye cyane rero, ariko tutasiba kuvugaho, kuko nitutabivugaho iminsi izabitubwira. Twanze kubivugaho ejo byaba, hanyuma muganga akabitubwira, tukaba twakererewe kuburira abantu. Rero kandi umurimo w'ubutumwa bwiza twabonye ko ari ukuburira abantu no kubagezaho ibibakwiriye ngo babyubahe babyumve. Nuko reka wenda kubyangiza uruhu harimo n'amavuta mabi duse nkaho tubigarukirije aha ngaha, ahubwo reka tujye ku buryo twafasha uruhu rwacu. Uruhu rwacu dushobora kuruvura mu gihe rwarwaye ibimeme, tugasigaho rubamba, tukajya dusigaho erayo, cyangwa tukajya tuvuguta amashu tukayarazamo, cyangwa akabumba tukagashyiramo. Uruhu rwacu igihe rwahiye atari ahantu hanini hasaba ubundi butabazi buhambaye, umuntu ahita afata wenda nk'akaboko agahita ashyira mu mazi, yarangiza gushyira mu mazi kamaraho iminota runaka, yarangiza agakuramo, agahanagura, akajya asigaho erayo, akajya asigaho amakara, akajya asigaho rubamba, akabisimburanya n'ibindi. Igihe umuntu yagize ibishishi agomba kureba niba yoga mu mutwe, yaba atahoga akajya hoga, yaba hoga kandi agahindura amavuta, akajya yifashisha nka erayo kuyisigamo no kuyisiga mu maso, akirinda amaproduwi nayo yangiza uruhu, akangiza uruhu cyane, akirinda kanta, hanyuma akajya akoresha amavuta meza cyane cyane akomoka ku bimera. Igihe uruhu ryaryata, nyirarwo ashobora kujya yiyuhagira amazi atekanye dodo, kandi akiyongeraho kunywa umutobe wa persile na poivro, akarya amasitoro menshi cyangwa indimu, ndetse
agakunda gukoresha amacunga n'amashu, amasalade y'amashu. Reka dusome isomo rivuga ngo ni muri Zaburi 139 umurongo ni wa 13, 17 kugeza 17 aranditse ngo kuko ari wowe waremye ingingo zanjye, wanteranyije mu nda ya mama, ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaza, imirimo wakoze n'ibitangaza, ibyo umutima wanjye ubizi neza. Uyu ni Dawidi ari gushima Imana. Naremwe mu buryo buteye ubwoba butangaza. Imana yaduteranyije mu nda ya mama. Tukwiye kubimenya ko biteye ubwoba. Igikanka cyanjye ntiwakibagiwe. Murongo wa 15. Ubwo naremerwaga mu rwisho, ubwo naremesherezwaga ubwenge mu byo hasi y'isi, nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga. Mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose, yategetswe itarabaho n'umwe. Mana, erega ibyo utekereza ni iby'igiciro kuri njye, erega umubare wabyo ni mwinshi. Uko Imana yaturemye biratangaje, inshuti bavandimwe, dukwiye kuyubaha. Mbese dukora iki? Ko yaturemye tugatangira turi amazi bikarangira tubaye amagufa n'inyama n'ubwonko n'ibihaha n'umwijima, tuyikorera iki? Murongo wa 23 w'iyo Zaburi aranditse ngo 139, Zaburi 139 umurongo wa 23 no 24 aranditse ngo Mana, ndondora umenye umutima wanjye, mvugutira umenye ibyo ntekereza, urebe yuko hariho inzira y'ibibi, unshorere mu nzira y'iteka ryose. Dukwiye kwitura Imana, kuyikurikira no kuva mu nzira y'ibibi, kuko yaturemye mu buryo butangaje. Ituremera uruhu, iduha n'ibyaruvura, iduha n'inama nziza zo kurufasha. Mbese twebwe ntidukwiye kuyitura? Ndabibasabiye natwe tubisabirane mu izina rya Yesu.